voice gusa. Muri aka kanya murabona ndi kumwe n'umusore kabisa, n'umusore uri kugaragara neza kabisa, urabona ko n'umusore wifunzemo boko, ufunzemo boko doriye nkoko kugwa. Okay, ikaze mu kiganiro bro. Sansa n'umusaza Meze bitese cyane ibintu bajamo bakwita nde? Bitwa Prinko. Amazina yanjye y'ubuhanzi, Amazina yawe y'ubuhanzi, amazina yawe atari y'ubuhanzi usubwa n'ayahe? amazina yanjye asanzwe ni Ngabisonga Prince. Okay, kuki wise Prinko? Prinko urebye ryavuye ku bantu twatangiranye umuziki kera 2013 dukora rap music. Wigeze gukora rap music watangiye muziki 2013? Natangiye umuziki 2013 nyikora rap music. Abantu twagendanaga rero ko natangiye nitwa Prince. Abenshi barambwira ati gashyiraho Prinko tu akantu kuki maze imyaka myinshi muziki se tukaba tutakuzi cyane hano hanze bimeze bite? Nagiye mbona n'imbogamizi nyinshi cyane, nageze aho ngaho ncika intege kubera ikibazo cy'itangazamakuru. Samo dusangiza ku bihe wagize byakubabaje mu rugendo rwawe rwa muzika. Urebye ikintu cyatumye ngenda bigura muri uwo mwaka 2013 nasohoye indirimbo y'amashusho. Ikintu cya mbere cyanshiye intege reba kuba nari umwana mutoya ngiye kuri studio za TV imwe, umunyamakuru wakoraga ari umuhaye CD yego ako kanya narare mu muryango wa studio yarayivuga muri dustbin ntabwo yigeze ikibazo cy'ihungabana turebye n'iki kibazo cyabayemo biza gutuma umera nk'uhagaritse umuziki kubera icyo gihe. narakomeje ndakora, ahubwo ukuntu byagenze ni kwa kundi uvuga ati se n'ubundi ninjya mu banyamakuru ni kwa kuba indirimbo yanjye for nothing nta kintu bari buyikoreho, ibintu byose bikaba zeru tu. ndavuga ati nzisangiza abantu b'inshuti zanjye, abantu banjye ba hafi abayikunde, bityo tungiye nkora umuziki ko mukunze cyane, ntabwo ari kuvuga ko wenda aricyo kintu cya mbere nakora cya mbere kibaho, kuko umuziki ndawukunda. Ese ko kuva icyo gihe umaze kugira indirimbo zingahe? Urebye kuva icyo gihe na 2013 izifite amashusho ni 3. Zidafite umubare zose hamwe zishaka kuba zijya nko muri 20, ariko izabashije kugera kuri YouTube channel yanjye zishaka kuzigera nko muri 8. Ntabwo nibuka neza. None se muri icyo gihe cyose waba hari ibindi bitangazamakuru byarigeze bigutumira? kuko njye numvise indirimbo zawe nabonye ukora amashusho meza henze ari quality, ukora ufite sound nziza, n'indirimbo nyine umuntu akishimira. Haba hari ibindi bitangazamakuru byigeze bigutumira cyangwa ubaye presented bwa mbere mu kiganiro Class Vibe? TV ya mbere nkozeho ikiganiro ni iyi ngiyi. Urumva ko hano ubundi twega tunatanga n'amashara kabisa, umuhanzi wese kabisa hano tuhuye kabisa, ubundi ibintu bye byose bari kugiye guca mu buryo kabisa. Ikintu ngiye nkomeza kukwifuriza ni uguhirwa, nubwo nyine ufite abantu benshi baguca intege bakubwira ati umuziki wawe bimeze nabi cyangwa umuziki wawe ntabwo biri kugenda neza. Icyo ngiye nakumenyesha ni uko numvishe ko ufite indirimbo nziza ndetse ufite n'impano. Mwatubwira ufite indirimbo zingahe muri uyu mwaka? Umaze gusoramo indirimbo zingahe? Uyu mwaka hamaze gusohoka indirimbo 3, ebyiri zifite amashusho. Waduhereza n'akantu kameze nk'aga freestyle ku ndirimbo yawe ukunda cyane kurusha izindi? Ubuzima nyuma y'ubu nzara ngukunda baby, uzarura uwa mbere. Ubuzima nyuma y'ubu nzara ngukunda baby, uzarura uwa mbere. Iyi ngiyi nzanye hano yo yitwa Tamu, nayo turirimbira. Lala uyu munsi mbikora ikintu, mukobwa jana, kora wumva icyo kintu, dore yangiza imbembe, imwesha malika nifege, ishaka kamara amasenge,
niyo ngiyo. Okay Prinko, Imana yanjye ndi kuyikunda cyane, uririmba neza, sinzi impamvu abantu batagusapotinga, ariko muri kino kiganiro ikintu ngiye gukora ni ukukuririmbisha cyane kugira ngo abantu batanagushyigikira bumve ko nyine uri umuntu ukwiriye gushyigikirwa, kuko ufite impano igaragara, ntekereza ko nta n'ikindi kibazo wagize. Ubundi ni wowe utekereza ko wazize iki kugira ngo indirimbo zawe nizikundwe cyangwa nizikino? Ikintu nazize akenshi urebye no kutegera itangazamakuru kubera icyo kibazo nagize cyo kubanza nyine kumera nk'ufite ikibazo cy'uko itangazamakuru n'ubundi bose ari bamwe, kuko umuntu wabinkoze yahoze ari umuhanzi, urabizi inshuko z'abasani ukuntu ziba ari atari, yahoze ari umuhanzi, igitangazamakuru cyo nakivuga ariko ntabwo namuvuga, yahoze akora kuri yakoze n'ubu nagakiri umuhanzi, nagakiri umuhanzi, yari ari muri reka muvuge n'ubundi ntacyo bitwaye, kuko ntabwo agikora muri industry y'ibinyamakuru, bamwita Kudu waririmbiye muri The Brothers, yahoze akora ikiganiro Prime 10. Okay, ongera undirimbira abakunzi bacu kintu nagusaba. Ubu ngubu nacika intege kuko ubu nibwo nje tujuje, kuko nje mfite quality, noneho ibintu byose biri kuza. Okay Prinko, ikintu ngiye kugusaba ongera urimbira abakunzi bacu indirimbo. Ngiye ikintu ngiye ahanini iki kiganiro impamvu nakuzanye, ntabwo nakuzanye ngo turashaka ko werekana impano abantu bavuga bati kabisa uriya muntu ari cyane, tugomba kumusapotinga, n'abandi bakurikirana kino kiganiro Classic babone ko kabisa uri umuntu kabisa ukwiriye gushyigikirwa. Nurangiza unabwira ahantu basanga ibiganiro bya turirimba indirimbo za nk'ebyiri, aho tuhereza akavuga tutubwira abakunzi bacu aho basanga ibiganiro byawe, ubundi ibintu bikomeza kugenda neza kabisa. Burya urukundo aho rurivugira, iyo nseko yawe ihora mu ntekerezo zanjye, uzamwita umusazi nabwaza agaciro ko gukunda, ugakundwa ukazwa, buri saha buri segonda by'ubuzima bwanjye nabihariye, iyo wagwa nakuramira kuvunika. Batman yitwa Forever, another acapella y'indirimbo ni yasohotse mu kwezi kwa gatanu, ifite amashusho yitwa Igikwe. Iragira iti ibaze ndetse kugukunda, maze byicuza ubuzima bwose bijye muri gahunda, njye sinabasha gukwama, genda gikora igikwe, genda gikora igikwe. Niko shatse wanaretse aho kabisa, abantu bamaje kumvisha ko Imana ihagaze neza ndetse ntabwo ishidikanywa. Niyo mpamvu nkomeza gushishikariza abantu kujya gukurikirana ibihangano byawe. Gusa njye kubaza ikibazo cya nyuma, iki wahisemo kureka hip hop ugahogoza? Ikintu cyatumye ndeka hip hop ni uko umuntu wanyinsiparingaga muri hip hop yari uwo wanzanye mu muziki Glory. Rero urebye nyuma ya 2013 twabaye nk'abatandukanaho gatoya kubera ko umuntu yari akiri mu bintu by'amashuri, ngeze aho nigaga biba ngombwa ko nongera gukunda music itari mu buryo bwa hip hop, Afrobeats, R&B, ibintu byose nangira gukunda ibintu bya production. n'ubu ngubu production ndayikora, indirimbo zanjye urebye mbona zikozemo 50%. Rero binzamo ariko umuziki ni mugari. Njye no kuri EP mfite izasohoka mu minsi iri imbere, mfite indirimbo ya drill nziza kabisa. Okay, nta kibazo. None reka mbwira abakunzi bacu aho bakora indirimbo zawe cyangwa se basanga indirimbo zawe. Ahantu hose ushobora gusanga umuziki Prinko, ushobora gusanga indirimbo ze, yaba ku ma streaming platform yose, yaba kuri Audiomack, yaba ku ma Spotify, ahantu hose ushobora gusanga umuziki, aho wawugura ku ma store yose, no kuri YouTube wasanga indirimbo zanjye ni kuri Prinko Official Music, no ku ma Instagram ni Prinko Official, ahantu hose Twitter Prinko Official, mushobora kugenda mukareba indirimbo yanjye nshyashya yitwa Tam. Ni video ifite quality, audio production ifite quality, video ifite quality, byose ni sawa kabisa kandi bijeje gukomeza gukora cyane.
urakoze cyane Prinko. Twari turi kumwe n'uwo bita Prinko rero muri studio za Good TV mu kiganiro Classic Vibe, aho azababwira ko umuziki we yagiye ahura n'imbogamizi zigiye zitandukanye, amananiza menshi agiye atandukanye, aho yajyanye CD muri studio bakayivuna. Banza ari muri cya kiganiro bitaga tukavune simbizi, biza kurangira agize navuga ko yahuye n'icyo nakita ihungabana ry'umuziki we, birangira nyine ameze nk'uhagarika, nyuma biza gutuma agaruka ari guhogoza. Nekeza ko muri kino gihe noneho yabaziye, yaje n'ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Reka rero Prinko nkomeze kwifuriza guhirwa, kandi umuziki wawe ukora umuziki mwiza, ufite ijwi ryiza, uririmba neza kandi uzagera kure. Ubundi niyo ntangiriro, ubundi nuko igihe cyawe kitaragera, ariko wahuye n'umuhitinzi cyangwa se uwo bita hitmaker Slim Jesus, imenya ko ibintu byawe byose byagenze neza kabisa. Reka nkomeze kandi mwifurize kugubwa neza. Abantu bari kuduhamagara kuri telefone ntago twabitaba ngo tubavemo uko bari benshi, kuko nungu ndabona hari uri kuduhamagara ko arihangana, nimba ari indirimbo dusaba cyangwa se ari icyo ashaka kubwira arabyandika muri message. Icyo nababwira ni ugukomeza kudukurikirana, kandi icyo nababwira ni ukutazajya gucikwa n'ikiganiro Classic Vibe kibageraho buri wa gatanu guhera saa 10:30 kugera saa 12:30 muba muri kumwe nanjye Slim Jesus. Ndetse kandi mba mbafite ibyiza byinshi bitandukanye, bazanira updates zigiye zitandukanye, dusesengura inkuru ziri kuba trend kuri social media, ndetse kandi urumva n'ibyiza byinshi tugenda tubageza uko bwije n'uko bukeye. Wowe ntuzigenda rimwe urota cyangwa se utekereza ko wacikanwa n'iki kiganiro, aho uzajya uri hose uzajya umenya ko ugomba gukurikira ikiganiro Classic Vibe, ikiganiro mugezweho buri wa gatanu guhera saa 10:30 kugera saa 12:30, aho muri kumwe nanjye Slim Jesus the real entertainer. Ni byiza byinshi, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza muri mwese, kandi mbifurize weekend nziza. Nanone kandi nibutse babandi bafite impano muze kunyandikira kuri Instagram yanjye Slim Jesus Entertainment. Tugiye gufasha abanyempano, mumvishe ko twabonye umuntu ushobora kuba yaza kuba yadufasha, agafasha abantu bafite impano, akagira icyo abafasha aho bava bakagera. Kandi muri urwo rwego nibutse ko mugomba kudukurikirana mu kiganiro cyacu. Ikindi kandi sinareka kubibutsa ko wowe ushaka kubaho neza, ukaba ufite ubuzima buzira umuze, watugana muri Good Rich Life Care. Dukorera hano mu mujyi, dukora hano mu mujyi hano kwa Makuza, aho bita ku iposta. Watugana kabisa, tukita ku buzima bwawe. Tuba dufite service nyinshi, ndetse kandi tubateye na gym, dufite ibintu byinshi cyane kabisa. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza. Reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma babanze badushyiraho akaririmbo gashyashya ka Prinko, bayita harya ndimba bayita badushyire indirimbo tamu ya Prinko, ubundi dukomeze dutwike kabisa. Kandi nkomeze nibutse mwege nimujye kure ya Good Rich TV, mukomeze mukurikirane n'ibindi biganiro bigiye kuza biri gukurikira mu kanya kabisa. Reka ku buhanga bw'ibyuma dushyiraho indirimbo bita tamu y'umuhanzi bita Prinko. Turakomeza kandi dukurikirana, kandi mbibutse ko ikiganiro cyacu bari update n'ibyiza byinshi tugenda tubagezaho kabisa. Reka mbifurize gukomeza kuryoherwa muri hose, kandi mbifurize kuza kugira weekend nziza. Ndetse kandi abantu bundi musohoke, abantu nyine mukunda gusohokera ahantu nyine haryoshye harenze, natwe muzajye mutugatuza ubundi tubajoininge, cyangwa se namwe mwa mwateguye ibitaramo bya weekend mugomba kutwandikira guhera umunsi tukabafasha kwamamaza ibyo bitaramo byanyu, tukabwira abanyarwanda, tukabwira abakunzi bacu aho bagomba gukurikirana ibyo bitaramo, bakamenya bati hano niho iki hari bushya, hano niho biri bugende. Nimba ushaka gutegura igitaramo cyawe kikitabirwa n'abantu benshi, nimba ufite business ukora zitandukanye, wowe menya ko mu kiganiro Classic Vibe niho ugomba kwamamariza business yawe, nta handi. Ugomba kunyandikira kuri Instagram kwanza Slim Jesus Entertainment, umbwire ati ngiye nkora iki, ngagufashe kucyamamaza. Wowe niba ushaka kugira aho ugera mu bikorwa byawe bya buri munsi. Ndetse kandi nibutse babahanzi bafite impano, namwe munyandikire. Guhera icyumweru gitaha n'iminsi izaza tugiye gutangira competition, tuzajya dutoranyamo umuhanzi witwaye neza, tube twamufasha ashyigikirwe n'ikiganiro Classic Vibes. Ni byiza byinshi tuzagenda tubagezaho. Rero reka dusabe ku buhanga bw'ibyuma abanza dushyire indirimbo y'umuhanzi bita Prinko, turi kumwana muri studio, abanze mwumve n'uburyohe bw'indirimbo ze. Kandi reka mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri hose, badushyiremo ako karirimbo. Kandi mbifurize weekend nziza, naho ubutaha mu kiganiro Classic Vibe kizajya kibageraho, cyangwa kandi kisanzwe kibageraho buri wa gatanu guhera saa 10:30 kugera saa 12:30. Ciao ciao, Slim Jesus the real entertainer.